kandi ubwoko bwawe nagukubira gakubitwa amaboko yiwe n'angombe turashize noneho. ni gute mudugudu adutumiza mu nama atabitewe nanjye ibyo ntabwo mbizi pe cyane kuko birantunguye. Okay, twigendeye nyine ntabwo mbizi ubwo wasanga ari ibintu bizima duhamagarisha. No. Ese ubu koko inama natumije kuva saa 5 koko umbuze n'umuntu n'umwe. Abaturage nabo bararambiranye pe. Akose mureke ku Mudugudu yicarana n'abaturage. noneho nababangamiye. Watubangamiye cyane. Reka ngende nicarire hariya ndabona nta bimenyetso byanyu. Mwiriwe neza abaturage banjye. I don't want peace. What type of plane is this? Ese ko natumije inama yose kuki haje abagore gusa? Bivuze ko abari buze bose ziri mu bita abagore. Gusa ushatse kuvuga ko nihaza abagabo nabo baraba babaye. Cyane rwose ndabona abagore bo bita Yesu. Niko wagashinzwe n'uwo mugabo wanjye nazanye umugore. Inshinga wabudaga abagabo nitwe twagiye. Aha, ugishigisha yarasoma bakakanyuma bagiye. Kandi ubwoko bwawe nagukubira. gakubitwa amaboko yiwe n'angombe n'ikindi Se ntawe ugomba guturuka. Umuyobozi munyihanganye ako niko gashinzwe umugara gashaka kunikira shi Nta kibazo mugabanya akavu. Ako sundi mwatuje mukumva icyo umuyobozi yaduhamagariye. ako se mbabaze ikibazo kimwe ni gute umuyobozi aduhamagara turi abantu benshi havanzamo abagabo abagore hakazamo abagore bonyine Natwe byatuyobeye. Amadu mani dilogum. Uko wakigabo ari wowe n'aba bagore. Ninde ufite ubwenge ndeba barushije gukerera. Yewe ufite ubwenge ni njyewe mugabo ubundi ufite ubwenge kubera yuko aba bagore n'abagore genda mu mugabo ashangiza Kibaye ikigoryi noneho walahi. Nta mugabo mbonye kabewe. Aho babuze. Umugabo ureshya n'ifuni ihambinga. rero muyobozi ibi bigore ndaza kubitwuza Yewe Imana irihangana. Bakubite bagukura. Imyaka 20 niyo mikeya. Ariko sundi muyobozi kano kagabo kakubita ndeko kari kwiyemera. Yonje n'aba bagore twagahitana. Nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariya. Je nabakubise nahera mu gitondo kugeza nimugoroba ndi kubakubita. Umva rero muyobozi reka mbihorere kubera yuko ngiye mfite imbaraga nyinshi. Bra iyo umuntu afite imbaraga agira uko azijene. Ahubwo rero muyobozi tubwira icyatuzanye hano no turimo tugiye kwikorera. Siwe wateza tukavuyo kuva kare kose sinakubonaga. Ibyo tubwira ubundi twigire mu mirimo yacu. Se nabarebye mbona muri gusakuza. Ariko narebye mbona igisubizo ari. Nini kiye muyobozi. Muyobozi turabure nago turi gushona. Amenye ako kantu. Gashona umufuka w'intoryi. Wakumvisha ibyo nkubwira. Kumvirije. Kibaye ikigoryi no. Ubwenge mbonye hano. Muyobo uyu wo gutwangana n'aba bagore baba we. Mbega umugore ngutukana. Uyu mugore ari uwanjye. Amwikira mu nzu pe. Uzuko n'umugore ari ikirogoryo. Ikirogoryo ni nyoko wa mugabo. Aha, turashize no. Muyobo anyisi mgureba. Ayo mbwa wa kigoryi we ibyo byose si wabize. Muyobo ni wowe arimo kubitera. Kabwaguraho nani. Kandi nshuti nutitwara neza ndaguhana. Mumbabara ko n'aba bagore babiteye.
ngiye kubabwira icyabateranyirije hano sinumve n'umuntu n'umwe nongera kumva avuga. Umuyobozi ziba nakubwiye ngo uceceke. ese muyobo nawe uratukana ari wowe twari twize zibaho nawe wa mugore we. kanya nkawe ubaye nawe ziba muyobo kandi turitahira nukomeza kudutuka gatahe mu mwobo w'inzoka nawe ziba. ariko muyobo gura kuvuga ayo magambo kavugisha induru ibirenge nawe ziba. we Yesu Kristo yaje nyuma Adamu na Eva n'agahinda sinzi niba arabonye babishaka kurya umurete yekwe kuri ngiza twigisha umunyabyabaza rega umuyobozi ase muyobo ubwo uro gutukana ibyo bitutsi naho ugeze aha ubu se uburere uri kwigisha abana bakobwa n'ubu cyangwa uburere urimo kwigisha abantu bateraniye muri no nama n'ubu umuyobozi nkawe yakwagombye kwifata agafata abaturage akabatumira kubatuka. ese uyu munsi habaye anniversaire yo gutukana umuyobozi ntabwo ibyo bintu nawe wabidukora umuyobozi ni ukuri tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi ntabwo biba bigomba kubaho rwose mu nama. niba wifasha watumiye abantu mu nama ntabwo ari iki kintu uba waje twatukanye turabyemera ikosa turabyemera. ese muyobo uri uwo kwifata ugahamagara abantu uje kubatuka ndabona byananiranye rero reka nze nza n'inkoni aba ariyo mbayoboza. Aha turashize no murazi aho gupfa none twapfa nimugende n'ubundi urwo mwapfuye si ruto. Jesus! mwapfuye si ruto.